bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Icyumweru cyiza, nanone ndabashimiye kuko mwitabiriye iyi gahunda yo gusangira ijambo ry'Imana. Tugeze ku cyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya. Ivanjiri y'uyu munsi iraduhamagarira ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, turabona ibyishimo bya Yezu Kristo kubera ashimira Imana se kubera impano yamuhaye arizo twebwe. Twese uko tungana abayoboke ba Yezu Kristo turi impano Imana Data yashyize mu biganza by'umwana we Yezu Kristo. Ibyo natwe bitubere impamvu y'ibyishimo. Muvandimwe aho uri hose umenye yuko uri impano Imana Data yagabiye umwana wayo Yezu Kristo. Bityo rero mu isengesho rya Yezu arashimira Imana kubera izo mpano, akanayishimira kandi kubera ko ibyo Imana yamuhaye byose yanagiye ikabigaragariza abamuyobotse kandi baciye bugufi, aribo twebwe. Ntabwo no gukurikira Yesu bisaba ibintu byinshi by'akataraboneka, ahubwo birasaba nyine biradusaba kwicisha kugira ngo tubashe kumwakira. Isomo rya kabiri twigira muri iyi vanjiri nuko ni hari Yezu Kristo atubwira ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe nzabaruhura. Ariko turabizi bavandimwe, Yezu Kristo ntabwo tumubona, ariko dushobora kubona abavandimwe bacu duhura nabo, dushobora kubona abavandimwe bacu bari mu bibazo. Bityo rero iyi vanjiri ya none idutera akanyabugabo kugira ngo duhinduke ahantu abo bose bashobora kuruhukira, abo bose bashobora kubona ijambo ryiza, abo bose baremerewe bafite ibibazo bitandukanye, kubera ko tuzabikora kubera ko twamenye Yezu Kristo. Iyi cya gatatu twigira kuri iyi vanjiri ni hariya Yezu Kristo atubwira ati nimunyigireho kuko mfite umutima utuza kandi woroshye. Bavandimwe rero mu bukristo bwacu ntabwo tugomba kwifindafindira ibintu, dufite urugero tureberaho Yezu Kristo, kandi urwo rugero tureberaho turusanga muri Kiliziya, umuryango w'Imana. Ntitwifindafindire ibintu, ahubwo tugerageze gukurikira urwo rugero, kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi tugerageze nyine no kuba ikimenyetso n'abandi bose bashobora kwigiraho biturutse mu buzima bwacu bwa Gikristo bugenda bugaragarira buri wese bwera imbuto. Ubwo rero icyumweru cyiza, Imana ikomeze ibane namwe nk'uko bisanzwe. Mugende musome ivanjiri y'uyu munsi nk'uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 11 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 30. Tugira ku kamenyero keza ko gusoma Bibiliya, kuko ari bwo buryo bwiza nyine bwo kugarukira Imana ndetse no gutungwa n'ijambo ryayo. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza nanone.